Hello people, hello friends. I hope ko meze neza, nanjye meze neza, kandi abo bitameze neza biraza kugenda neza mu kwizera. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Donofisho. Yitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Iyo uri mushyashya hano, nagusabaga kubanza ugakanda subscribe cyangwa se abone mu gifaransa, ukibuka no gukanda kuri ka kazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na-uploadinze video nshyashya. Uno muntu ngiye kukubwira uramutse wasohokanye nawe ufite bimwe muri ibi bintu ngiye kukubwira, birashoboka ko ashobora kukubera ihwa rishobora guhanda umutima wawe. Uwo muntu rero wamubwirwa n'iki kugira ngo uzamwirinde cyangwa se kugira ngo n'ubutaha utazongera gukora mistake yo kuba mwasohokana. Ibi ngibi nabikuye mu gitangazamakuru cyitwa Ecole de la Vie kuwa 19 z'ukwa kane 2023. Umuntu utubaha abandi, ufite ijisho ry'agasuzuguro, wa muntu ushaka kukurebera ku rutugu kuzamura ukabona yakubye zero imbere ye, like yakugize nk'umuntu w'igicucu, yakugize nk'umuntu like nk'umuntu udafite agaciro. Umuntu utubaha inshuti zawe, utubaha famiye yawe, uwo muntu uzamukure mu buzima bwawe, uzajugunye mu bishokoro. Undi muntu, umuntu utagushyira kuri priority, uwo muntu uzamenye yuko ntabwo uri uwe nawe ntabwo ari uwawe, kuko hari undi muntu ashyiraho. Nimba atagushyiraho hari undi muntu ashyiraho. Ikintu cya gatatu, umuntu utiyitaho, umuntu utikunda, wumva yuko biri aho nta bindi ashaka guhindura, nyine uko nguko ari niko yumva yakagombye ko, nyine nta nubwo abona yuko hari n'ibindi bikenewe. Umuntu uzamwirinde. Icya kane rero, uzitondere umuntu ufuha cyane. Gufuha cyane ni bibi. Wa muntu ushaka kukubura kuri telefone ngo ubwo wari uri mu bahungu, udusoresore, yakubura kuri call cyangwa se yakumva uri kuvugana n'undi muntu ngo ubwo ngo uri kunshitinga, like everyday akaba ameze gutyo. Uzirinde uwo muntu. Waba uri umukobwa wahamagara boyfriend wawe nawe ukamushinja ko ari mu bukobwa, ibaze kuvuga ngo ari mu bukobwa kandi nawe uzi neza ko uri umukobwa. Nawe uri kubyita ngo ni agakobwa, ngo ni ubukobwa bari kumwe nabo, kandi nawe rimwe na rimwe nawe hari igihe uba uri agakobwa. Rero tujye twirinda guca imanza kandi uhagarare ku bintu uri gushinja mugenzi wawe ufitiye gihamya, ntukavuga ibintu utazi neza. Uzitondere umuntu uguhisha telefone ye. Iyo telefone ari kuguhisha hari amabanga yandi adashaka kumenya, rimwe na rimwe ariyo mpamvu ayiguhisha. Yenda hari umuntu ushaka kumuhamagara nabe yakwitaba muri kumwe, hari message ashobora kwakira nayisome muri kumwe, telefone ye akayigenga. Uwo muntu uzamwitondera. Undi muntu, umuntu ukurebera ku rutugu, afite agasuzuguro, afite ijisho rireba nabi. Hari umuntu ushaka kubona uriya muntu namuhera hehe, afite ijisho like ryatukuye, afite isura ikanganye, idashaka gukurura umuntu. Ndabizi hari abameze gutyo, hari n'abameze gutyo batari abana bawe, ariko wa muntu uzi neza ko rimwe na rimwe yarishima, ari hagati ntashyuha ntanakonje, uwo muntu ujye umwitondera, aba ari umwana mubi. Undi muntu, umuntu ufunze mu mutwe, mudashaka kwemeranya ikintu ngo nshaka gukora iki, nyine ngo mwumvikane, uwo muntu uzamwihorere pe, ni uwo kugutesha igihe, kuko uwo muntu uri kwikururira n'ubundi ntago muzumvikana. Nimba afunze mu mutwe, bivuge ngo pe kugira ngo uzawufungure bizagusaba ni icyaha gifungura burora, bakita, ntabwo nkibuka neza, ninyibuka ndakibabwira. Undi muntu, umuntu uguhisha inshuti ze cyangwa se famiye, utajya ukwerekana, umenya yuko uwo muntu muri aho ngaho mumeze like boyfriend na girlfriend, ariko mu by'ukuri naho ngaho birangirira. Nimba nta nshuti y'ibizi, nta mufamiliye w'ubizi,
jya umenya yuko reka mubanyeho nk'abajama. Ntukibwire ko mukundana nimba umuntu mukundana atarakwereka inshuti ze nta famiye yawe muzi cyangwa se ye, jya umenya ko uwo muntu muri kubeshyana. Kuko ntabwo wambwira ngo umuntu ari kukwigaho like how long bizafata ku buryo azumva yuko agomba kukwerekana se. Icyo gihe uzatangira umukemange. Ikindi kintu, umuntu utubahiriza igihe. Mwe mwahanye gahunda ya saa 9 ababe yakubwira nka saa 10 ngo ubu ngubu ngo ngo ndi mu muhanda ngo hari traffic like ari kuguha ibisobanuro yakagombye kubiguha mbere byibura y'isaha y'iminota 30 bikabije. Wajya uramutegereza, hari ibintu byawe wishe, hari ibyo agombaga. Erega niyo naba nta gahunda ufite ukiryamira iwawe ukavugana n'inshuti zawe kuko we ntabwo aba ari wowe wenyine ufite ariko atakwiciye gahunda. Uwo muntu rero nawe uzamwirinde, wumva yuko agomba kugutwara igihe ashakiye cyose, uzamwirinde. Undi muntu, umuntu ukubeshya ku tuntu duto atakagombye kukubeshya, ibyo ngibyo bisobanura yuko like agusuzuguye, akugize agacucu, utabasha gutekereza, utabasha kubona umuntu ukubeshya. Umuntu ukubeshya utuntu dutoya jya umenya yuko n'ikinini yakubeshya. Umuntu utubaha limite washyizeho, uburyo ubuzima bwawe bukontorora, we akaza agashaka kubucenjera, uwo muntu uzamenye yuko ntabwo aba ari uwawe. Undi muntu araceceka ariko aceceka mu gihe cy'ibibazo, iyo ufite ikibazo araceceka, ariko byaba ari mu gihe cyiza akaba ahari. Nimba amafaranga yabonetse niwe wa mbere uba ushaka kuyaryaho, nimba yabuze ntuzanamenya yuko uwo muntu ari mwigeze kuba mwana datingana. Uzirinde rero umuntu ukwitwaraho gutyo kuko n'ubundi nta kintu aba azakumarira pe. Nimba umuntu watangiye kubona yuko aboneka mu gihe hari ibintu, ibyo bintu nibyo mu byo ukora abakurikiye, ntabwo aba ari wowe wakurikiye. Ariko ntubasha kumenya yuko uwo muntu ukabasha nawe kumwiga ukamumenya, iyo mitwa gukina nawe ushaka kubimukina. Hari abantu bibwira ngo bazi gukina imitwe kandi n'abantu bose baramenye ubwenge, imitwe muhora mudukina twese tuba twarayimenye. Rero nushake mugende gake kuko iyo mitwe yawe uri guteka cyangwa se uri kurata ntabwo uzi iyo mugenzi wawe afite, ushaka kuba azi iyirenze iyawe. Rero ukibwira ko ari ubuhanga uri kumurusha kandi mu by'ukuri nta buhanga umurusha. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, nimba wakunze video like, sharinga abashuti bacu. Niba hari inyunganizi waduha hasi aho muri comment utwandikire. Niba wifuza kuba wavugana natwe hasi aho haba hari nimero yacu. Mu biganiro byinshi cyangwa se mu mavideo twashyize hanze ziba ziriho, umuntu wese wifuza ko twavugana izo nimero nizo dukoresha. Don't forget to subscribe.